Ndongera ndabasuje cyane abantu dukomeje kubana kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho turi kubagezaho amakuru agiye atandukanye y'ibiri kuvugwa cyangwa se y'uko intambara ihagaze, turayabagezaho umunota ku munota. Mukomeze kubana natwe kandi mukora like ndetse na subscribe. Ndi buyahere rero ku muperezida w'igihugu cya Kenya witwa William Ruto, aho yicaye akarebera iyi ntambara iri kuba, akabona ari intambara ikwiye gushyirwaho iherezo ndetse akagomba no kubigiramo uruhare kugira ngo iyi ntambara ize kuba yarangira. Nicyo cyamuteye rero guhamagara uwitwa Felix Tshisekedi ndetse na His Excellence Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo baganire uburyo intambara yo muri Congo yahagarara cyangwa se uburyo abarwanyi ba M23 bashobora guhagarika gukomeza kwataka iki gihugu cya Congo. Ni bimwe mu bintu rero yatewe n'uko yabonaga iyi ntambara ikomeje kurengera ndetse no kurenga kamere y'abantu. Ni nyuma y'uko Goma cyangwa se umujyi w'Igoma urenze hano kuri Grande Barriere i Rubavu uhita ugeraho, akaba ari umujyi twavuzeho byinshi, umujyi uhoramo muvoma nyinshi zigiye zitandukanye z'abantu, ubwo wamaraga gufatwa n'abarwanyi ba M23. Ibi byabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025, nibwo M23 yatangaje ko yafashe ikibuga cy'indege cya Goma. Akaba ari ikibuga rero kiberaho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane ko bamwe mu basirikare basobanura ko buriya kugira ngo bemeze ko wafashe ahantu nuko bafashe ikibuga cy'indege ugafata stade ndetse na radio. Rero ubwo M23 bamaraga kumenyesha ko ibyo byose babifashe biri mu maboko yabo, nibwo bashyizeho ijambo basohora inyandiko ivuga ko bahaye iminsi 2 cyangwa se amasaha 48 ingabo za FARDC kugira ngo zibe zamaze gutanga bimwe mu bikoresho bifashisha bari kurwana. Ndavuga imbunda, avuga amasasu n'amabombe ndetse n'ibitwaro bindi bigiye bitandukanye bifashisha barimo barahangana ni M25. Nyuma yaho rero byaje gukomeza M23 irimo gukiriyaringa cyangwa se irimo kugenda ishyira ku murongo ibyari byavuye ku murongo muri uyu mujyi wa Goma, dore ko ari umujyi munini cyane. Barushaho no kugenda bakira bamwe mu basirikare ba FARDC bagiye bamanika amaboko muri iki gihe bari babahaye, dore ko FARDC bamwe mu basirikare basaga 500 bose bagiye bagatanga intwaro zabo ku muryango w'abibumbye urimo kurushaho gukomeza kureba ko hari icyo wakora kugira ngo ino ntambara iri muri Congo igabanye umuvuduko iriho cyangwa se bayihagarike. Ikindi kandi M23 yatangarije abaturage ko bagomba gutuza bakaguma hamwe bameze neza kandi bari safe, bitewe nuko bamaje gufata umujyi wa Goma, nta yindi ntambara iri buze gukomeza kuberamo. Abaturage bamwe na bamwe babyishimiye kuko mwagiye mubona amafoto acicikana menshi agiye atandukanye arimo agaragaza abarwanyi ba M23 bari gutambuka mu muhanda, ndetse abaturage b'Igoma bari kubakomera amashyi cyane bavuga bati nimuze mudufashe tureke gukomeza kubona amasasu agenda. Ni byinshi cyane rero turi bukomeze tuza kuvuga kuri iyi nkuru. Ikindi ndi buze kubabwira, abasirikare ba FARDC bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ni abasirikare ngira ngo batari bakeya bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko Goma ifashwe na M23, bakabona nta kundi kuntu bari bubigenze cyangwa se nta handi hantu bari bucikire. Amahirwe ya nyuma bari basigaranye niyo guhungira hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, kuko M23 yari yamaje kugota ahantu hose, niko guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero rwaje kuba rubakira neza, rurabakira maze rutangira kubasaka ndetse rugenda runabandika babakorera dosiye kugira ngo babashe guhunga amahoro kandi ntibiteze ikibazo. Aba basirikare ba FARDC rero basanganywe bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye, harimo amasasu, ibikoresho, imbunda, harimo amabombe, harimo ibyuma, harimo n'urumogi. Basobanuye ko uru rumogi barwifashisha cyane iyo bari guhangana, ndetse ari rwo rutuma bagira n'umwuka wo gukomeza guhangana, bakarushaho gukomeza kugira imbaraga mu mubiri zituma bamara igihe gihagije bari mu mirwano. Aba basirikare rero bakiriwe neza n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziganjemo polisi ndetse na gisirikare, abashinzwe umutekano
umutekano. Nangaye nguko rero kuntu uyu munsi bihagaze, kuntu aka kanya bihagaze, ni imirwano ikomeye, ni abantu bakiri kugenda birukanka cyane mu karere ka Rubavu, dore ko n'amashuri yamaze kuba ahagarikwa mu karere ka Rubavu kugira ngo abantu bakomeze kuba ari safe, ndetse abaturage babwiwe ko bagomba kuguma mu mazu yabo kugira ngo birinde ko hari ibisasu bishobora kuza kugwa hariya bikangiza byinshi. Iyi nkuru rero turayikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'Igihe ndetse n'Inyarwanda n'abandi banyamakuru benshi bagiye batandukanye bageze mu karere ka Rubavu gukomeza gushaka amakuru yerekeranye n'izi nkuru zirimo zigenda zivugwa hirya no hino. Nitwa Junior Kaye, rero turakomeza kugenda tubagezaho natwe update buri uko tugenda tuzibona. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Nitwa Junior Kaye.